Mbanje kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nje kubagezaho amasekuruza ya Yesu agizwe n'abantu 42 aribo: Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se, Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari, Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nasoni, Nasoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Hoshafati, Hoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se igihe bimurirwaga i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Sharutiyeli, Sharutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Eliyazari, Eliyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yozefu, Yozefu ari we mugabo wa Mariya, Mariya ari we nyina wa Yesu Kristo. Amashikomana ya hanyuma byibuze nubwo ibindi byose utabimenya utarebye hariya hejuru kuri kiriya gipapuro, washobora byibuze kuvuga indangagaciro z'itorero ADEPR. Yego. Harimo ubukristo, urukundo, ubusonga, kubazwa inshingano, gukorera mu mucyo, ubunyangamugayo no kwitanga. Amashikomana kugira ngo uhuze ibyo mu rusengero n'ibyo ku ishuri, ugire ubwenge ku ishuri, ugire n'ubwenge mu rusengero, ubihuza gute? Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Umwaka wose kugira ngo utazayatakaza. Ngiye kwiga cyane kandi nanasinze kugira ngo Imana ivarisi izakujyana ku ishuri. Ufuriza intsinzi wagize nyuma yo kwishyurira umwaka wose segonderi, ubonye n'ivarisi uzatwaramo ibikoresho. Ngo ufate umwanya ushimire ababyeyi, ushimire abarimu b'abana, sabe abarimu b'abana muze hano Samushakira amakaramu azigisha izamujyana ashira. Aha, uyu mwana keveye matera. Haleluya! Iminsi dusenga Imana ikatubwira ko izadukorera igitangaza. Haleluya! Imana nihabwa icyubahiro, natwe n'ishuri ry'icyumweru ibisigaye byose tuzabikora. yakiriye neza kandi murakoze.